Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse nk'uko tubibagezaho rero bakunzi bacu, uyu munsi twabateguriye ku kiribwa cyitwa ibitoki. Bakunzi bacu rero ababa bageze hano bwa mbere turabasaba gukora subscribe, mugakora like, mugakora na comment, mugakora na share uko mubyumva, mukabihereza n'abandi kugira ngo babashe kubyikorera. Ikindi bakunzi bacu, gahunda y'ibitoki nyuma tuzagende tubishyira no mu bikorwa tubibereka uko bigiye bimeze mu buryo bugaragara, no kubanza kubaha ibisobanuro kugira ngo nitubikora mu buryo bw'ibigaragara mujye mubifiteho amakuru runaka muzi n'umumaro wabyo. Ibitoki rero buriya bigizwe na albumine 1.8%, hydrate de carbone 18.6%, ibinure 0.2%, amazi 66.5%, karori 86%, hakabamo na vitamine D. Muribuka ko amavitamine twagiye tuyanyuramo, uwo batazi ubusobanuro bwa vitamine yajya asubira inyuma mu mavideo yacu akabanza akamenya ubusobanuro bw'ikintu runaka, kuko ni nayo mpamvu twabanje kubibanyuriramo kugira ngo mubashe kumenya imikorere yazo. Ibitoki bikagira za hydrate de carbone zikoreshwa n'umubiri mu buryo bworoheye gusumba amido yo mu birayi. Uruhare rwabyo mu mirire rero rurumvikana ko ari ingenzi. Kuba bifite ibishukwa binini mu mubyimba, isuku yabyo iba yizewe bihagije. Iyo babinombye ni ikiribwa cy'ingenzi ku bana, kandi abana barabikunda kubera uburyohe bwabyo. Iyo biriwe byonyine gusa, kimwe n'ibirayi, birwanya impiswi. Hakurikijwe ubushakashatsi bwa Professeur Glanzman, birwanya cyane imivurungano mu gifu ku bana bonka n'izindi ndwara nka enterocolite na cœliaque, kuko harimo isukari nyinshi kandi idashya, haute teneur à sucre infermentescible, ku buryo yihanganirwa n'amara arwaye. Imineke irwanya fermentation, kuzura k'umwuka mu nyama zo mu nda nk'igifu n'amara, bitewe n'imikorere runaka yazo mibi. Acide nyinshi mu maraso cyangwa mu gifu. Ku bakuru irwanya cyane indwara ya sprue tropicale. Iyo ndwara niyo kubabuka mu mara bigaherekezwa no kwituma imyanda myinshi, irenduka, kubabuka mu kanwa, imivurungano mu gifu, guhitwa, inda ikabyimbagana, uruhu rukumagara. Ishobora guterwa n'uko umubiri w'umuntu wabuze ubushobozi bwo gukoresha neza vitamine nka C na D ndetse na K n'ibinure. Ishobora kuvurwa umuntu yirinda ibinure ndetse n'ibindi. Kuba ibitoki bikize kuri proteine, ibinure, imyunyugugu n'isukari ya lactose bituma bigira umumaro ku bafite ibibazo by'imirire mibi, abakora imyitozo ngororamubiri, abateshejwe umutwe n'umunaniro, abatwite ndetse n'abonsa.
Igitoki ni kimwe mu mbuto zitera igitoki ni kimwe mu mbuto zitera umubiri imbaraga kubera gikize cyane kuri hydrate de carbone 22%. Bakunzi bacu b'Isaro Life TV, murumva ko igitoki gifite umumaro munini mu buzima bwacu, hari n'ibyo gifasha ku mubiri wacu, bityo ku batari bazi amakuru neza bakaba batagikundaga, ndabibashishikarije abo bitabangamiye, guhera ubu mutangire mukunde igitoki. Hanyuma tukaba twifuzaga yuko twakongeraho agace gato kajyanye n'ibijyanye n'intoryi. Intoryi nazo murazizi ni imboga dukunda gukoresha cyane, akenshi bakunda no kuzita inyama z'abakene. Intoryi ni ukuvuga ngo iyo uzikozemo isosi ugashyiramo wenda ubunyobwa, washyizemo utunyanya twawe, biba ari isosi nziza cyane, ntaho ubutaniye rwose n'uwari ibishyimbo cyangwa se inyama, poroteyine rwose hafi aho, isosi iba imeze neza, umubiri ukamera neza, ukabirya wishimye cyane, wifatishije n'ikindi kintu runaka wabikoresha bikagenda neza. Intoryi rero buriya nazo zikomoka mu Buhinde, intungamubiri dusangamo zijya gusa n'iziba mu bihaza. Ni ukuvuga ngo intoryi buriya muri make zijya kugira umumaro ujya kumera nk'uw'ibihaza, usibye ko haba hari agace gato kabitandukanyije neza. Harimo albumine 1.3%, hakabamo ibinure 0.2%, hydrate de carbone 4.8%, amazi 92%, karori 27%. Zitekwa mu buryo bumwe n'ubwo batekamo ibihaza. Intoryi ni ingenzi cyane ku barwaye umutima, mwari mubizi. Ku bantu barwaye umutima rero mwigire hino mwumve. Intoryi ni ukuvuga ngo iyo urwaye umutima ukabasha gukoresha intoryi, ni ukuvuga ngo umutima wawe ugubwa neza. Hanyuma n'abarwaye impyiko nabo zirabafasha, ubwo ni ukuvuga ngo impyiko zikora umurimo wazo neza iyo ukoresha intoryi, birazorohereza. Niko tubona ko abashakashatsi babivuzeho, tuba twifashishije iby'abahanga babivuzeho. Hari n'ikindi kintu cya gatatu gikomeye cyane ndi kubona cyitwa umwijima. Umwijima nawo iyo ufite ikibazo cy'umwijima ugakunda gukoresha intoryi, kubera za albumine twabonyemo, ibinure, za hydrate de carbone, amazi aba arimo, za karori, ni ukuvuga ngo bituma umwijima wawe ubasha gukora neza. Kimwe n'izindi ndwara zikomoka ku makosa y'imirire nka diyabete, gute, rubagimpande, igifu ndetse n'amara. Ni ukuvuga ngo aho hose intoryi zirahakora. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha intoryi ufite ibyo bibazo muri ibi ngibi tuvuze aha ngaha, ni ukuvuga ngo iyo uri kuzikoresha umubiri wawe uba uri gufongisiyona neza, nta kibazo ufite. Bakunzi bacu rero, nk'uko twabibabwiye haruguru, akenshi ibitoki ushobora no kubitekana n'intoryi, ukaba wakongeraho n'utundi turungo, bikaba ari ikiribwa cyiza cyane. Nk'uko rero abahanga bagiye babivugaho, urabona ko ibi byombi bifatanyijwe byaba ari ikiribwa cyiza cyane ku mubiri. Bakunzi bacu rero, nk'uko tudahwema kubashakashakira utuntu tubagezaho kugira ngo amagara yacu akomeze agende neza, uyu munsi ni ibi ngibi nari nabateguriye, ariko
nk'uko mpora nshishikarira kubashakira ibindi, ndabasaba yuko umuntu utarakora subscribe, udakora share, udakora like, udashyiraho comment ngo atubwire uko yabibonye cyangwa uko abyumva, ndabasaba rwose bano banjye munkorere icyo kintu kugira ngo dukomeze twiyunguranire ibitekerezo uko ubuzima bwacu bwarushaho kugenda neza. Bakunzi bacu rero naha ncumbikiye, ndabashimiye, naho ubutaha, murakoze kandi ndabakunda.